Aló, aló. Nshuti zanjye mukomere aho muri hose, kandi bifurije ikaze kuri porogaramu The Rubasha Family Podcast. Nkuko tumaze iminsi tuganira, dukomeze kuganira, biradufasha buri munsi. Inkunga mu ntera nkomeza kubashimira cyane, kuko nizo zituma nongera kubona umwanya nkaza tukaganira. Ikiganiro cyanjye ni cyuya ngo inspiring, motivating hagati yacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duterane inkunga, tuvugane ibyo dutekereza mu ntekerezo yacu, mu mibereho yacu ya buri munsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo ducamo buri munsi. Uno munsi ikintu nshaka ko tuganira ni ikintu nkubwira nti histoire abantu batwigishije bati ni inzira imwe yo kugira icyo ugeraho, yo gusenga Imana se, yo kugira icyo ukora se, bati ni inzira imwe. Ati abandi bazaza bakigisha ibindi bitandukanye, bazaba ari abigisha batari bo. Ariko rero reka nkubwire, hari igihe wizera umuntu akakwemeza ko ari we ukuri, ariko ni wowe ubwawe mu ntekerezo yawe ugomba kumenya ukuri ari ukuhe. Ntabwo undi muntu azajya gutekerereza ukuri, we ni we ugomba kukwiciramo ukakwimenyera. Aha niyo nzira naciyemo, aha niyo mpamvu buri gihe mbabwira ntibyo nganira namwe na experience y'ubuzima bwanjye. Umuntu nigiyeho yitwa Neville Goddard, yaranyigishije ntangira kumwumva, nanjye nabaye nka twese nyine tuvuga uti aba ni aba false prophet barigisha ibintu bitari byo. Ariko nkomeje kumwumva ninjye waje kumenya ukuri, kuko hano uko bimeze, buri muntu wese azajya agira ukuri, ariko ukuri kukurikije mu byo watekereje. Niyo mpamvu ufite izi ngufu zo guhagarara ibyo namwigiyeho tukabiganira wowe ubwawe. Aha ni umuntu ku giti cye, aha ntabwo ari groupe, ni umuntu ku giti cye ugomba kumenya icyo yumvishije, ugomba kumenya si icyo ashaka kugeraho. Kuko ibintu byose naho bihera, buri gihe intekerezo ihera ku muntu umwe. Yaba ari intekerezo y'ikintu cyiza, yaba ari intekerezo y'ikintu kibi, ihera ku muntu umwe akayishyira mu bandi, abandi bakayishyigikira, abandi bakayikora. Nuko ubuzima bumeze, niyo experience uzagira. Hari abantu babereyeho gukurikira abandi rwose. Hari n'abandi bashishoza, batekereza mbere yuko agira uwakurikira. Kuko iki nicyo nshaka kukumvisha nka kwigisha. Uno munsi icyo tuvugana, hari indi nzira yo kugira ubuzima bwawe, inzira wakwita ibyo gusenga Imana yawe, inzira iguha ingufu y'ubuzima bwawe. Ingufu zawe zose ziba muri wowe, ikintu cyose ugeraho kiba muri wowe, kuko intekerezo yawe niyo Mana yawe, intekerezo yawe niyo Jesus yawe. Ahantu hose uzashaka kugera uca mu ntekerezo yawe. Aha nibyo nshaka kubabwira.
ubundi buryo bwo gusenga ni ugusenga ku bwawe, uganira n'Imana yawe, uganira n'intekerezo yawe, ukagira ingufu zo gukemura ikibazo cyawe. Ikibazo cyawe gikemura uvuganye n'Imana yawe kurimo, na Yezu yawe kurimo, atari uw'ahandi, atari uwo mu madini, atari uwo hanze. Yesu wawe niwe wizera, niwe ukumenya ukurimo, niwe umenya icyo wakoze, niwe umenya uko waburaye, niwe umenya ko ufite ibibazo. Aha numara kwiga ko ukamwizera, ukizera ko ari we bugingo bwawe, ukizera ko ari we ngufu zawe, ukamenya ko ari we ufite ibanga ryawe, ukamenya ko ari we ufite ibyiza muri wowe, iribi muri wowe, urwangano, inzika ufitiye abandi niwe uzimenya, uwo wanga niwe umumenya, niwe umuzi. Icyo ugiye gukora cyose kiba kiri muri wowe. Aha numara kubyizera, ukamenya kubyizera ko ubuzima bwawe bushingiye kuri wowe, ubuzima bwawe burahinduka. Uhindura imyumvire yawe, intekerezo yawe, uko ubona ibintu, ubuzima bwawe bugahinduka, kuko wumva ko ingufu zose zishingiye kuri wowe. Iki nicyo nshaka kukubwira. Imana usenga iba muri wowe, Imana usenga ibana nawe, Imana ikurinda iba muri wowe. Nta wundi muntu wo hanze ukurinda, nta muntu urinda undi, nta n'umwe. Kuko uzareba n'abantu bose barinzwe uzi ko bakomeye, bavuga ko bakomeye, bose barataswe. Bivuga ko umuntu ukurinda aba muri wowe. Umuntu utagira uwataka nuko aba ingufu ze ziri muri we, akora ibimugenera bitagira uwo bibangamira undi. Ibi byose tukora, ibi byose tuvuga, izi nyigisho rimwe na rimwe zibangamira abandi, zibangamira abandi, zikazanamo ubugome, zikazanamo inzika, kuko inzika zose ziba zivuye mu ntekerezo. Iki nicyo kintu gikomeye cyane ugomba kumenya. Imana usenga iba iri muri wowe, Imana ikurinda iba iri muri wowe, Imana igushyira mu bibazo iba iri muri wowe, Imana ikemura ibibazo byawe iba iri muri wowe. Numara kumenya icyo kibazo, ntuzongera kugira ikibazo, ntuzongera kugira ikibazo n'umuntu. Nshuti yanjye, nshuti zanjye, uyu munsi uziga kugira ikibazo, utazongera kwirukira kujya kukibwira abandi, utazongera kwirukira kujya kubwira abantu ibibazo byawe ufite, ahubwo uziga kubanza kureba uko wabikemura mu ntekerezo yawe. Kubera ko iyo ubitekerejeho, intekerezo yawe ifungura inzira z'abantu iguha bagomba kugufasha mu bibazo byawe. Ariko wabitekerejeho atari ukwirukanka, atari ukurakara, atari ugusamaduka ngo ujye kubwira abantu ibibazo byawe. Kuko uzareba urugero, igihe cyose uzasanga waravuze ibibazo byawe, uzasanga n'abantu ntabagufasha, ahubwo uzasanga baguseka, uzasanga nabyo bigarura agasuzuguro kuri wowe, uzasanga ubura icyizere mu zindi mana, mu bandi bantu, kubera ko akenshi intekerezo zacu ntabwo ziba zishaka ibindi bibazo mu bandi. Ariko iyo wize iki, ukamenya ko buri muntu wese ibibazo agomba kubicamo, buri muntu wese ibibazo bicamo, ibibazo kandi tubigenda tubikemura mu nzira zitandukanye, kandi izindi mana nizo zizagufasha buri gihe cyose gukemura ibibazo byawe. Ariko iyo bitekerejeho, biguha inzira nziza zo kubona abantu bagufasha.
hari ikintu batwigisha bavuga ati abamarayika bafite amababa bambaye imyenda y'imyeru bari mu kirere. Numara kumenya izi nyigisho zanjye bariya ntabwo ari byo. Abamarayika bose ni mu ntekerezo yawe. Mu ntekerezo yawe ntaho bahuriye na bariya bamanukaga bafite amababa. Rero ni intekerezo y'undi muntu yashyizeho, ayishyiraho abikurikije mu ntekerezo twe, atwereka ko biriya ariyo nzira ye, biriya ari ubundi. Ariko icyo ngusobanura ni uko abamarayika ni abantu bagufasha mu gukemura twa tubazo twawe, bashaka kugukemurira utuntu ushaka kugeraho. Ikintu cyose ukora ugomba guhura n'abamarayika ngo bagufashe. Niyo ufunguye business, abo bita abamarayika nyine baza kugufasha, ni za ntekerezo ziza ziguhuza n'abandi bantu. Abamarayika baguhuza n'umuntu, n'umukozi ugiye kugukorera neza, n'umukozi uzaza akakwizera. Abamarayika bakakuza no mu ntekerezo yawe. Niba ari amafaranga ushaka kujya muri banki, bakakubwira uburyo inzira ugomba gucamo, ukagenda uhura nazo kugira ngo icyo ushaka kugeraho kiri mu ntekerezo yawe ukigereho. Icyo ushaka gukemura cyose ukigereho. Iyi ni inzira y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Aho uri hose, wasenga Imana, utasenga Imana, waba umurokore, waba umwisilamu, waba umuzungu, waba umuki, umuntu wese wabyawe n'umubyeyi, wabyemera utabimenye, nuko ubuzima bwacu bucamo. Ibintu byose wagezeho usubira inyuma, usanga waragiye uhura n'abantu utatekerezaga, bakagufashamo, bakagukura mu bibazo. Ukibaza uko bigenze bikakuyobera. Ukibaza ubazanye bikakuyobera. Kubera ko niyo ntekerezo, niyo buzima bwacu tubamo nyine. Kuko biba bimenye ko bishinganye n'uko wabitekereje, n'uko wabyigezemo. Kuko urabizi ikibazo ufite cyose kimara igihe kirekire mu ntekerezo yawe ushaka kugikemura kugeza igihe kirangiriye. Umushinga wose ufite uba mu ntekerezo yawe kugeza igihe ubutangiriye. Hari n'imishinga myinshi ugira ikaba mu ntekerezo yawe, ikazavamo ikagenda ntiyongere kugaruka, cyangwa se ikagenda ukayibura ntwongere kuyimenya, cyangwa se ikagenda mu ntekerezo yawe, hashira igihe wagenda utembera ukabona icyapa ahantu kikakwibutsa ya ntekerezo yawe, wa mushinga wawe, ukongera ukabisubiramo, bikubera ko byose nta kintu kigenda. Ibintu byose byawe ntaho bijya. Ibintu byose biri ku isi ntaho bijya. Nk'ubu ushaka kuba ufite ikibazo cy'amafaranga, rwose ntayo ufite, ariko nuko ntaho aba yagiye, aba yavuye muri wowe, abagiye ku wundi, abagiye ku yindi mana, akajya ku zindi mana, igihe kikagenda kazenguruka, akongera akakuzaho, ibintu bikakuzaho. Nuko bimeze. Yes, hari abazi kuyabika, hari abazi kuyashora mu mari, hari n'abazi kuyakoresha ibyabo, hari n'abazi kuyishimishamo. Ubwo nibwo buzima duhura nabwo bwa buri munsi. Akenshi ibyo twita ibibazo ni intekerezo yawe ikubwira uko ubuzima bwawe ubugenza, cyangwa se kubwira ko ubuzima ubukora. Ibi byose mbabwira, ibi byose tuganira, ni ibintu ucamo buri munsi. Ni wowe ugomba kubimenya, ni wowe ugomba kubireba, kuko iyo mbikubwiye usubiza amaso inyuma ukareba koko ugasanga ari byo. Aha niho tuzajya twemeranya, kuko aha ntitujya impaka. Iyo utabyiboneyemo, ntubyibonemo, ntabwo ugomba kubyemera. Nuko bimeze. Kubera ko ubuzima bwawe bwose kugira ngo urebe nuko usubira inyuma. Ubuzima bugomba gusubira inyuma kugira ngo ubashe gukomeza kugenda imbere, ubashe gukomeza kuguteza imbere. Aho uri hose, aho wicaye hose, nunajya kureba ukareba aho uri, inzira waciyemo, uzasanga aragendaga ivuye mu ntekerezo, iguhuza n'abandi bantu, Kwa abantu benshi bose abatangira bose usanga badafite ubushobozi bwo gutangira, badafite
ibyo batekereza kugira ngo batangire, ariko ugatangirira ku kintu gito kikagenda kikuzamura kikugeze gute. Hari n'abandi bashobora kubaho bakaguma ahantu hamwe kubera ko intekerezo yabo ntacyo ibibabwiye, bumva ko uko bariho ariko babishaka. Aha niho usanga biliyoni z'abantu zose ku isi, buri wese afite urugendo rwe. Usanga abantu badahuza, baba abavandimwe, baba inshuti, haba umugabo n'umugore, yaba se abana n'ababyeyi se, usanga twese dufite inzira imwe, inzira itandukanye, inzira y'ubuntu. Kandi ukabaza yuko hari ibindi bintu ubu n'umunsi ugomba kumenya, ibintu by'ibyaha se, ibintu byo guhana se, ugomba kumenya ko nta Mana ihana. Data, Imana yabyaye, Imana yaremye ibi bintu, Imana yaremye isi, nta mwanya wo guhana ifite, nta mwanya wo guhana umuntu ifite. Umenye ko ibyo ucamo ari byiza n'ibibi, igihe cyose kiraza kuri wowe wese, kucyo ukora icyo ari cyo cyose. Intekerezo yawe, ubuzima bwawe mu ntekerezo yawe, intambara mu ntekerezo yawe iraza igahaguruka ikakujyamo igihe cyose, waba urinde aho waba uri hose. Ibimwe bikemura neza, ibindi bikakunanira ariko bigashira, ibindi ukabikemura bikaguteza ibindi bibazo, bitewe nuko imyumvire yawe yakubwiye, bitewe nuko izindi mana zikuri iruhande zagutegetse cyangwa se zakubwiye. Ibyo nababwiraga, nta muntu urinda undi, nta n'umwe, kuko icyo ukora ubu wenda ufite akazi, ni akazi ko kurinda umuntu, ariko ntabwo umurinda kugira ngo atazagira icyaba, kugira ngo se atagira ibibazo bye. Ariko iyo ari akazi kaguhaye, iyo ari akazi kaguhemba, ni uko nguko bakita, ariko ni akazi. Nta muntu urinda undi, ariko wenda biroroha muri escort kugira ngo agende imbere se, agira ngo agende se byihute, ariko icyo nshaka kuvuga kurinda nyine, kugira ngo ubuzima bwawe butagira icyo buba, utagira ikibazo mu buzima bwawe, nta wundi kurinda. Nawe murabizi, na dogiteri nawe ubwe, hari ugenda nawe ugasanga nawe yarwaye, kandi ari we wari wizeye uguha imiti. Hari igihe dogiteri nawe yitaba Imana akagenda. Ntabwo bivuga ko dogiteri iyo yitabye Imana apfuye, n'abarwayi be bose bagenda, kuko indi Mana izana undi dogiteri wo kubikora. Ugasanga rero ko nta wundi urinda undi, kuko ubuzima bwawe bwose buba bureze. Ingero ni nyinshi tucamo, ariko icyiza nuko ubyibuka ukabitekerezaho muri ubwo buryo. Inzira zo kugira icyo geraho, inzira zo gusenga, ntabwo ari inzira dushingiye ku madini. Kubugira ngo ugire ubuzima bwo kubaho, ntabwo ushingiye kujya mu idini. Ubuzima bwiza bubaho mu ntekerezo yawe, iyo umenye ko Imana ikubamo, iyo umenye ko Imana ibana nawe, iyo umenye ko Imana ariyo yonyine ikurinda, umenye ko icyo ugeraho cyose uzakigeraho ukurikije intekerezo yawe muri wowe. Umenye ko wiyubaha abandi, ukunda abandi nk'uko wikunda ubwawe, udashaka kugirira undi ikintu nawe utakwigirira ubwawe. Aha ni ryo banga. Iyo umenye ko nta muntu ushaka ko wagirire umuntu ikibi, ni nk'uko nawe utakwifuriza kwigirira ikibi. Iyo umenye ibi, ubuzima